Umunsi umwe umugabo yari yiyicariye arimo yitegereza ibimukikije, areba hirya no hino, areba imisozi myiza ndetse n'ibibaya byari bimukikije. Yaje kwitegereza hirya aza kubona ikinyugunyugu cyari kirimo kirwana ngo gisohoke mu gikonoshwa cyacyo, dore ko burya ariko bivuka. Ikinyugu cyari kirimo kigerageza kunyura mu kenge gato kari mu gikonoshwa cyacyo, cyangwa ucyite igi cyari kirimo ry'ikinyugunyugu nyine kugira ngo kivuke. Cya cyana cy'ikinyugunyugu cyaragerageje ariko kibura imbaraga, bigaragaraga nk'aho cyari kimaze gufatwa, cyabuze uburyo gisohoka. Wa mugabo yakigiriye impuhwe aravuga ati reka nze ngifashe. Yafashe umukasi aragenda yongera ka kenge cyagombaga gusohokeramo, hanyuma kirasohoka mu buryo bworoshye kinyuze hahandi yari amaze kongera. Kigeze hanze ategereza ko gikura kikarambura amababa ndetse n'uburyo cyari kibyimbye, maze nabyo bigashyira, maze kikaba ikinyugunyugu kizima kigenda neza. Wa mugabo yakomeze kwitegereza amasaha ariko aza gushyira, andi araza arashyira. Wa mugabo mu kwitegereza nyine amara umwanya munini, ariko cya kinyugunyugu cyanga kubyimbuka ndetse n'amababa yacyo yanga kurekura ngo abashe gukora neza. Cya kinyugunyugu byarangiye gipfuye, kitabashije kugenda ndetse no kugororoka ngo kibashe kugenda nyine no kurambura amababa, kimere nk'ikindi kinyugunyugu kizima gisanzwe. Icyo uyu mugabo atamenye ni iki ngiki: kugira ngo ikinyugunyugu kivuke kiba kigomba kunyura mu nzira zigoye, kikanyura mu kenge gatoya. Ako kenge burya kagifasha kugikamura mu nda, kagasohora amazi ari mu nda yacyo agasohoka, kugira ngo kibashe kugera hanze, kizabashe kugenda kitaremerewe. Nanone muri uko kunyura muri ako kenge gatoya bigifasha kugira ngo amababa yacyo abashe kuzarambuka, amere neza kandi agororoke, kugira ngo kizabashe kuguruka. Burya niyo kikimara kuvuka, ako kanya cyanyuze muri ka kenge cyo ubwacyo kinyujijemo, gihita kiguruka gikoresheje amababa, kubera kuba yarambutse kandi yakomeye kubera kwihata muri ka kenge. Nubwo bwose uru rugendo rwo kuvuka kw'ikinyugunyugu gisohoka muri cya gikonoshwa ari urugendo rugoye kandi rukibabaza, ariko ni urugendo rwa ngombwa kugira ngo kibashe gukora no kubaho. Kiba kigomba kunyura muri iyo nzira igoranye kugira ngo kibashe kugira ubuzima bwiza, kibashe gukomera ndetse no kugira ngo kibashe kurenga urupfu, amazi asohoka mu nda yacyo. Burya mu buzima dukora byinshi tugafasha abandi, ariko mu buryo bumwe cyangwa runaka dushobora gusanga turi kubashyira mu nzira no mu manga y'ibyago, ndetse no gutuma batitekerezaho ubwabo ngo babashe gukora iyo bwabaga bikure muri bya bibazo. Kwikura mu bibazo nibyo biguha ubushobozi ndetse n'ubukomere bwo guhangana n'ibindi mu buzima bizaza. Burya kurenza umuntu ugatuma adahangana n'ikibazo cyangwa ngo yishakire igisubizo we ubwe, bituma umutoza umuco mubi wo kwimenyereza ko azategereza akimuhana, kandi burya ukamwibagiza ko kazi imvura ihishe. Burya mu buzima tugomba kunyura mu bibazo, tukanyura mu bigoranye kugira ngo tubashe gukomera. Nta kundi burya ibibazo bigomba kutwigisha kandi tukabyegeraho byinshi. Reka rero mu buzima turwane nabyo, kandi ntukwinubire ibibazo, ahubwo uzahore ubitegereje kandi ubyigiraho amasomo, unakore isomo ry'ubuzima rizagufasha guhangana n'ibindi bisa nabyo bizaza mu buzima. Rero jya umera nk'uko uyu mugabo yabaye, ntukamere nkawe, kubera ko byatuma ugira byinshi wica, ahubwo ujye ugerageza kureka ibintu byose bigende nk'uko byakagombye kandi bikoramo amasomo azagufasha muri ubu buzima, azanafasha n'abandi. Iyereka ngo Rwanda wakora subscribe.